nawe ushobora kuba umwe mu bibaza, ese umukobwa mwiza arangwa n'iki? Ushobora kuba wibaza uti ngo umukobwa mwiza ngo ni wa wundi ufite nyashi, ngo umukobwa mwiza ngo ni wa wundi useka neza, ngo ni wa wundi uteye neza, uteye nk'igitunguru. Uyu munsi ngiye kukwereka ibiranga umukobwa mwiza. Rimwe na rimwe ushobora kubona umukobwa avuga uti uyu ni mwiza kandi hari ibintu bimwe na bimwe bitari byiza kure cyangwa se bitamubwira mwiza. Ushobora kwibaza uti se ibyo bintu ni ibihe? Uyu munsi ngiye kukwereka ibyo bintu, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe kuri no YouTube channel yanyu yitwa Aime Heart kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, nanjye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, murahawe ikaze. Ikintu cya mbere kiranga umukobwa mwiza, amagambo ye abahuye n'ibikorwa. Rimwe na rimwe usanga ari wa mukobwa niba akubwira uti ndagukunda, nyine ni ndagukunda, ntabwo ari ndakubeshya cyangwa se nzakubeshya. Usanga ari wa muntu nyine uba uhagaze ku ijambo ryiwe. Niba uvuze uti ndagukunda, arakwereka ibikorwa ndetse anakubwire ibikorwa bye bibe bihuye n'amagambo kandi akubwira ibintu byiza byubaka. Ntabwo ari wa mukobwa uba ushaka ngo tujye gusohoka, ahubwo aba ari wa mukobwa uba ushaka kukwereka ko agukunda, akagukorera ibikorwa byiza kandi bigaragarira amaso ndetse n'umutima. Ikintu cya kabiri kiranga umukobwa mwiza, agira kwihangana. Umukobwa utagira kwihangana rimwe na rimwe ngo mu rugo ntago yabasha kuba yakwihanganira amakosa wenda ushobora kumukorera. Rimwe na rimwe ushobora kubura umugabo ariko ukaba ugira amakosa cyangwa se ukagera kwibeshya. Rimwe na rimwe ugasanga umugore wawe ntiyihangana cyangwa se umukobwa ntiyihangana, uwo ngo ntimwabasha kubana. Rimwe na rimwe ushobora kuba mu ikosa wenda ukaba wamuciye inyuma, ariko si ngombwa ngo niba umugabo wawe yagukora ikosa ngo ureke cyangwa se unanirwe kwihangana. Ihangane niko zubakwa. N'aba bose ubona barashaje nabo baba barazubatse nk'uko nguko. Ntazibana zidakomanya amahembe, ariko nanone nawe jya ugerageza umenye uko ugomba kwitwara. Ikintu cya gatatu kiranga umukobwa mwiza, ntabwo yiyandarika. Kwiyandarika mvuga ni ukunywa inzoga, kugira inshuti mbi ndetse no kuba waba uri mu kigare. Rimwe na rimwe usanga abantu bari mu kigare, cyane cyane nk'umukobwa uri mu kigare. Uwo mukobwa pe ari mu kigare ndetse n'icyo kigare arimo si ikigare cyiza. Ugasanga ni cya kigare bari gupanga prote yo kujya kunywa inzoga, prote yo kujya gusura abasore, prote mbese ugasanga ibintu byose bari gukora ni ibintu bitabahesheje agaciro. Rero umukobwa utiyandarika, uwo mukobwa ni mwiza. Gerageza niba uri n'umusore mukunde. Ikintu cya kane kiranga umukobwa mwiza, agira inshuti z'umumaro. Usanga ari umukobwa ufite inshuti, ni urugero ni ya nshuti irakurangira akazi, ni ya nshuti murafatanya mu bintu bishobora kubateza imbere. Ntabwo ari ya nshuti irakujyana mu kabari, ya nshuti irakujyana ahantu ushobora gusupendinga amafaranga kandi utayakoreye. Usanga ari wa muntu ukujyana ahantu h'inyungu kuri wowe. Uwo mukobwa gerageza umukunde, wa musore we. Ushobora kuba umubona nawe umwishimira, gerageza muhuze. Aho ngaho urugo rwanyu rwazavamo urugo rukomeye kandi urugo rw'icyitegererezo. Ni benshi usanga baba mu ngo ariko ugasanga uburyo kibazibamo ntago bafite icyo bamaraniye. Ugasanga umugore afite inshuti, izo nshuti ni za zindi zimubwira uti shyirishaho ibisuku, kandi ugasanga umugore nta n'akazi afite. Rero niba uri umusore ushaka gushaka umugore kandi uwo mugore mukazabana neza, gerageza ushaka umukobwa ufite inshuti z'umumaro. Aho ngaho bizatuma n'urugo rwanyu ruba urugo rufite umumaro mu bandi, haba mu nshuti z'uwo mugore wawe ndetse n'inshuti zawe bakajya baza kubagisha inama kugira ngo mujye kuzibagisha abana babwira ibintu bitabubaka. Wegerageza ahubwo mwubake icyizere abantu baze babarebe. Rero umukobwa ugira inshuti z'umumaro bituma n'urugo rwanyu ruzaba urugo rw'umumaro. Ikintu cya gatanu kiranga umukobwa mwiza, yubaha buri wese. Umukobwa wubaha buri wese, aho ngaho ni vi. Nawe ushobora kuba utabitekerezaga neza, ariko aho ngaho niba umukobwa yubaha buri wese, nawe menya ko nyine urugo rwanyu ruzaba ari urugo rukomeye kandi n'urukundo rwanyu ni urukundo rukomeye, kuko umuntu wubaha nta kintu na kimwe aba akwimye. Umuntu wakubashye nta kintu na kimwe aba akwimye. Rero gerageza wa musore, n'ubonye umukobwa wiyubaha kandi akanubaha buri wese, gerageza umukunde. Ikintu cya gatandatu kiranga umukobwa mwiza, yubaha Imana.
umuntu wese wubaha Imana, nyine Imana ni byose. Rero umuntu wese utubashye Imana, aho ngaho ntago aba ari umukobwa mwiza. Niba uri umukobwa ukaba utubaha Imana, menya ko n'umusore ugushatse aba ameze nk'utoraguye ibishingwe. Rero umuntu wese wubaha Imana, gerageza umukunde. Wa musore we kundwa, wa mukobwa we nawe kundwa niba wubaha Imana. Imana ni byose. Rero igihe wubashye Imana ntacyo uba utubashye, kandi Imana nayo ibonye ko wayubashye iguha icyubahiro muri bagenzi bawe, nabo bakakubaha. Ikintu cya karindwi kiranga umukobwa mwiza, yirinda ikigare. Nk'uko twavuze haruguru, umuntu wese wirinda ikigare. Ikigare, cya kigare kibi kikujyana mu bintu bibi. Uri umukobwa zikujyanye ahantu ushobora kujya guhurira n'abasore bakaba mwasambana. Ujyanye n'abakobwa bakujyanye ahantu ushobora kunywa inzoga ukiyandaka, rimwe na rimwe ukanywa inzoga nyinshi, rimwe na rimwe kuva ahantu ugasanga biragoranye, bahavuye cyangwa se bavuye baguteruye. Aho ngaho icyo kigare ni kibi. Gerageza ugendere mu kigare cyiza. Cya kigare hahandi murajya mukajya nko gushaka amafaranga runaka, akakurangira akazi. Icyo kigare nyine ari ikigare cyo gushaka uburyo kimubonamo amafaranga. Apana cya kigare kikujyana ahantu ushobora gutakariza amafaranga kandi utayinjiza, cyangwa se zikaba zikujyana gukorera amafaranga mu nzira zitari nziza. Uburaya, sinakugira inama yo gukora uburaya kugira ngo ubashe gutera imbere, ahubwo gerageza ushaka indi mirimo. Rero icyo kigare, ngewe nkugira inama ni ukujya mu kigare kigufitiye inyungu kandi ukora ibintu byiza biguhesha agaciro. Rero gerageza wirinde cya kigare kibi. Ikintu cya 8 kiranga umukobwa mwiza cyangwa se abakobwa beza, ni umukobwa wirinda intonganya cyangwa se amakimbirane mu mubano wanyu. Wenda uri umusore, ushobora kuba wakosereje umukobwa akihangana, ndetse we yagukosereza ugasanga ewana we wabigize intambara. Rero umukobwa yirinda intonganya. Ashobora kubona uri umunyamafuti pe, ariko akagerageza, we aragerageza akavuga uti uyu musore ashobora kuba wenda yabitewe n'iki ngiki, reka ngerageze nihangane kandi nirinde gutongana nawe. Rero umukobwa wenda ashobora kuba wamurakaje cyangwa se we yakurakaje, ariko ugasanga nyine nta ntonganya. Wenda uhageze uri kwitotomba nta gusubije, mbese abo ariko nuri kuvuga rimwe na rimwe uri witotomba, akanga kuvuga kugira ngo atagukariza uburakari. Rero umukobwa, gerageza ukundane nawe wa musore we. Ndi kukugira inama y'ahantu ushobora gukura umugore mwiza. Igihe ubonye umukobwa wihangana akirinda intonganya mu rukundo rwanyu, uwo mukobwa gerageza umuryane, mukunde. Ikintu cya 9 kiranga umukobwa mwiza, ntahunga ibibazo. Mushaka kuba mukundana, wenda ugize ikibazo, ahubwo araza ashaka uburyo ki mushobora gukemura icyo kibazo. Rero umuntu wirinda ibibazo, rimwe na rimwe ushaka kuba warwaye, rimwe na rimwe ntanaze kugusura. Igihe uri muzima akaba ari haza, akaba ari hagukunda, uwo mukobwa ushatse bamureka. Rero umukobwa udahunga ibibazo, umukobwa wumva ko nyine mwabana mu byiza no mu bibi, uwo ngo niwe nkurangiye, mushake. Ikintu cya 10 kiranga umukobwa mwiza, arikunda kandi usanga ari wa muntu utariyangije. Umuntu wikunda ntiyangiza. Cyane cyane usanga abakobwa benshi bakunze kwitukuza ngo bagere babe beza, kandi aho ngabo aba yiyangije uko Imana yamuremye siko we aba ashaka kuba. Rero umukobwa wese wagerageje kwisiga amavuta atukuza, ndakugira inama yo kutamukunda, kuko umukobwa nta cyiza cye. Yabonye uko yavutse atari byiza, ahitamo gushaka uko wabishaka. Rero uwo muntu ndakugira inama yo kutamukunda, kuko ushobora kuzicuza. Nawe ushobora gusanga abona muberanye ubu ngubu, cyangwa se abona utamubera akazashaka undi, nkuko uruhugo yaruhinduye kandi atararwihaye. Ikindi kandi usanga ari umuntu utihindura, rimwe na rimwe ngo yagiye kwibagisha ibibuno, yagiye gukora iki. Umukobwa mwiza nyine ni wa undi wikunda, ugasanga nyine uko ari nuko ari. Ni wa mukobwa utisiga ayo makeup ngo usange ameze nko bamenye ifu y'ubugari mu maso. Usanga mbese ibintu byiwe ari ibintu biri ku murongo kandi bifite isuku kandi biri karemano. Niba ari icyo kibuno nyine ni iki, niba ari iki buri kimwe cyose nyine ugasanga arikunda. Uwo mukobwa nawe nkurangiye.
Uyu munsi nagutegura ibintu biranga umukobwa mwiza, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Nanjye wategura iki kiganiro nkanakibagezaho nitwa Aime, iyi yitwa Aime Heart. Muhawe ikaze kandi mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu.